uba twumvira byo umusega ate mambo n'abagabo bafite ubwana abari bagabo se shako nari gushisha abangaba ko basazengu none se kandi mu mwanya wanjye ubwira ko abangaba ari abagabo umuntu utakwigurira kenda hari yabona ka kenda k'imbere nta kintu babamaze urumva nari gushije ariko papa ndi muto kandi ndacyari n'umunyeshuri wewe birumvikana ariko nani wabyitwaza ubusanga ari mukuru wawe we usaziye ahanga ku myaka 40 nta kintu yibwiye mutwe nabwenge urabona masiki uri n'umwana wawe yehorebe wa mugabo papa ariko urabizi ko ariko nyisoza amashuri yanjye ubu ngenda cyarimo ndashaka akazi nawe birumvikana ariko ndacyagaruka kuri ingegera isaziye hano ubu ngubu abo mwiganye nibarangije nibafite akazi nibafite imiryango nibabyaye reba Karoli na Karekezi ariko papa nanjye ndi gushaka akazi aho kiburi ubwenge reba n'iki kiri kunyita papa harimo umwana musaza uba ibyo ntabwo uzavanga paka amaze gukura mu buryo nzabashobora kwirera Sinakoze cyane mu kiri hano muri Perezida kucyungo yaturi mu myitozo saba kumuzirika How are you? God have mercy upon us. How are you? Genda kumanina. Basi mwasubije inyuma gato yose reka shani utayibonye byihorera ariko mwaje muri ku mutima mubi Imana none se umutima mubihoreye na Fili asubwo musubije inyuma mwahombiki tutabasubije se bwo twabiki mwaba muri abana bawe nari bigihembo cy'ubwana bwiza turagihomba ariko bano bapeti nababihoreye baramenyera none mashini ari sawa pushpa we ngaho komeza bigaragambya hano se turebe nicyo gihe ngo pushpa no yigaragaza amakenga icyo mubitane kingireho ahubwo igikukubita ntukirireho ariko mwana bino bipeti bisigaye binzo reka runo gushaka urwana n'abantu wose ushaka kuguma cyane ukamuba wagiye uko rero kuze ko mbona byagoresheje akazi keza ukora mu rugo rw'umukire kandi uwo mukire akaba ari papa uzanjye kunserereza unyururira igamba wundi umukozi w'Imana nyamara isi si isakaye abagira ibyo bigamba barabyigamba sha gusa nk'abo wajya ukigambara ukigamba amabumba inkwi ibirayi ibijumba imyumbati wasize mu cyaro waba ucukura imyobo ya tuwarete none rwagize ku makara rwayiraye wajya mumenya icyiciro mubarizwamo ese rero wagiye utekereza kabiri uyu nguyu urabona atari umuntu mukuru buri kumenyera sha nta mukozi wo mu rugo ujya ukora mukanya naganwe gukomba amasafuriya y'igikoma sha runo wagiye ucisha make ko nawe umenya aho ubwirageze kumwihenuraho mu minsi mike ukabona atwaye umuduga wa danje cyangwa umudigi cyangwa ndaguhanuriye uzapfa ikirika rya se yo mu rugo reka tubihanga amaso icyo ngicyo nuko ndi kumwe n'Imana sha wowe bisa nkaho Imana usenga yaguteye umugongo bro ati itaranakumenya uhubwo gusa imyaka 30 yose umaze ukora akazi ko mu rugo iyo Mana yawe yari irihera wenda nuko umunsi utaragera wo gupfa ariko wenda n'uwo gukira yewe ngo kurwadere yo bro iyo mwishobora kumumenyera mu minsi iri imbere ukabona ari wowe mukeneye sha nafe muri sala abakozi babarizwa mu gikuru He needs some milk. Reka mbwire nuze we. sha runo wagiye witwara neza imbere y'abantu cyari ya filime cyangwa ubyihorere ahubwo tutagiye kure subire ku byo twari turimo musubize inyuma cyangwa mumereze ino mashini aruno umva ko wigenje ino mashini ntabwo tuyigura gizina nayo mumba kagira ibyo mbereka I don't want peace. I want problems always. igihe ino shuka nari imbeshi nibagirwa kuyanika hanze imvura iri kugwa reka pe kuyanika no ku meza Wewe enjoying the film man. reka runo wagiye waseruka ukagabanya ubuguru Ineza ngaho kora ino shuka basubize nigira gini. God have mercy upon us. How are you? Genda kumanya. Umeze bite sha ya patro ndabona akazi karimo cyane boss ubunye nakubwiye ko wahisemo neza ubonye umukozi wanjye binamukwiye za Nyaruguru iyo ngiyo
mu cyaro nerazi ibintu bijyanye na matera igodoro yirariraga ku rutara gasanazwe ibintu by'agaceri ntabyo yarazi yiriraga imiriki bigeretse ibyo ngibyo by'imyumbati n'ibijumba ibyo by'abatindi nyine yo mu cyaro reka ye eba ubu kumureba ukunguku n'aka kabiri ubona n'akayobe akabonye ageze ahangaha Mbese n'uru rutwe mbona uko ari runini ntabwo bigize ageza. uyu mutwe rero byo bya bindi by'iyobera ritagatifu nta makuru mbifiteho wabimwibariza Nikoze. Uwo mutwe uwukomora. Imana niyo yawuremye muri template y'igihaza. Template se iki patro? Template yo bavuze template aho ukuvuga ishusho nyine. Ubona nawe umutwaye wajya ngo ni igihaza. none se sha ahubwo banjye ibyo nabwiye gukora wabikoze Kureba baseke bose dore bose bigaramye ari umuntu bari kwirebera amafilimi. umburwa nagwishishe none ndabirahira rwaje kare Motherfucker. Fatherfucker. ase ubwo basubiza mari kegera none God have mercy upon us. bikosha wakoze ubona tunga Ariko boss ntabwo nakubeshyaga. utakumbesha sha uzasubira iwanyu zagusubiza ku isuka asubundi babo uyaraye rero undi kibere byagaragaye ritaba rikisha isuka Akoye nawe mufitanye ikibazo. ahubwo wowe ugifite mu mutwe si gusa Hano wagiye ugabanya umugoryi abantu bose uzaza ubamenyera. ahubwo se abantu bose bazaza bacyana uko asubundi wowe baguhaye ijambo ariko no zira amari nka rero ariko usigaye utuka papa uko bigeza ikaba narimbwiye Oya kandi ubona muri umunara. hano tukabumva wakibaye Manina. ni karibu mu mwanya wanjye da ni karibu gadiwe Urakoze patro. ko mutakira umushyitsi sha Boss hano hari amata, hari fanta, hari ji. Kwakiriza iki? mwamuhaye amazi si n'undi ibyo binasanzwe bibone wabo aho sa n'unyegera kubitima byorora umusega Se mambo. Se n'abagabo bafite ubwana. abari bagabo se shako nari gushisha abangaba ko basazenguruka none se gadi mu mwanya wanjye umbwira ko abangaba ari abagabo umuntu utakwigurira kenda habe yabona ka kenda k'imbere nta kintu babamaze urumva naba ari gushije Ariko papa, njye ndi muto kandi ndacyari n'umunyeshuri. wenda we birumvikana ariko nawe ntiwabyitwaza ubusenganzira mukuru wawe we usaziye ahangaha ku myaka 40 nta kintu yibwira mutwe nta bwenge urabona amaziki Kumbi n'umwana wawe. Yehorere wa mugabo. Papa ariko urabizi ko aribwo nyisoza amashuri yanjye ubu ngenda cyarimo ndashaka akazi. nawe birumvikana ariko ndacyagaruka kuri iyi ngegera isaziye hano ubu ngubu abo mwiganye nibarangije ntibafite akazi ntibafite imiryango ntibabyaye reba Karoli na Karekezi ariko papa nanjye ndi gushaka akazi aho kibura ubwenge reba nk'iki kiri kunyita papa harimo umwana musaza ubaho Ese uri gushaka akazi k'iki musore? ko gukora Ikinyi. shana mbabara ntabwo ari utanga akazi nyamara wakabahisha amagambo wowe reba nk'umuntu ufite akazi niba atazi no gucisha make sha amaki make wakikora igihe uzi ko ari boss wangira ukubwira gutya Ariko twabibwiye ko umunwa uzamukoraho dore ko umwana ubwirwa n'imvisha inyoni itari iwe. ariko njye nateze umusore aho mu minsi iri imbere uzagakenerara kubera ntabwo nakomeza kurera umugabo kandi nanjye ndi umugabo mu minsi iri imbere urafata ibyawe ugenda njye ntabwo uzavanga paka amaze gukura mu buryo nzaba nshobora kwirera kandi mbivuze nanigendera niba wari ugiye utagaruka ngaho ndebera gadiwe kabutindi nunze mu rugo rwanjye ibi byose birandebe hari uri kimwe mwakira umushyitsi Ariya patro tukuzanira iki wanjye. Tanzanira amazi na je niyama. Shyiramo tumuve imana twirebe. ngaho ndebera mana yanjye bize n'ibyo televiziyo mwaguruke mujye mu byumba byawe He needs some milk. ninde yewe uko bangasha With Damuelio. Lave
Linda ko. God have mercy upon us. Mumeze mutese. Muraho neza. Muri bande ko tutabamenye. Turi babandi mwavuze ko tutazakira. Bande nyine. Cawe kijijisha uburyo yirwa gutserereza hano ngo nzapfa ngende umukozi. Bazakura buresha. Ntabwo ukiri umukozi, Imana ikora ibitangaza. Ni akazi sawa gushaka. Nanza gucira kobo. Imana igukorera piscine yo kogamo. Nabaye umukire. Ndikukabakaba nanjye amafaranga. None uje kwigamba. Papi, twebwe ibikorwa ubundi birivugira. Ho, kira burivugira. Iyo ababwivugira ntabwo ari kubujanga kwidarapo. Ahubwo se ntabwo munyakira. None se we mwa muri bane ko tutabamenye. Muze, ndiba muhungu wahoza gukorera. Ntabwo wamenye. Reka da kuratunze abakozi beza she. Uri kanyanirwa cyangwa uri kanyandekwe ntabwo nakumenya cyatawe. Yewe wa undi mugabo naragiye impita nshaka ahandi hantu akazi. Iko sha mugabo ubwo aho wakize ni wasize unyibye. Naragiye ndakora cyane niyo mpamvu nateye imbere. Yo koko sha ndabyemeye nawe umbyarira mu nda y'undi. Wateye imbere. Ubu nawe ushobora gutwara naguheye kwikamyo. Ubu mfite amakamyo 40 mu muhanda mu mujyi wa Kigali. Mamoto buri kanya nayo ari kumviriza. Ubu wumve ndi umukire muri make kandi byose ni ukubera Imana kabisa. Ibyo bintu by'umwana n'uburetse ubu si Imana itareba bajyemo nayicubuye iki. Abaturage nirirwa mbumva bavuga ko wadutanzemo igitambo. Gatanga imihoho wagegeraho niko yabambwa nata ko watugengereyeho n'amahoro. Tutagiye kure hari kampani maze iminsi ntangije tekereza nti ko tutabanye nabi waza nkabaha akazi. Ubwo buryo rero naje mu muze Agira inkuru rero ako kazi gahemba ngahe? gutangira ndi gutanga 500 ariko nagenda bogeza. Mubaye mubishaka leta mbashyira no muri system akakanya. Andika tuyishimye Aron. Tuyishimye. Yego rwose umushahara wa 500 ukwita mu manya muri korodoro. Twagwa akazi maze gusaza. Kugira ngo se umaze gusaza. Bwira amazina yawe y'umwandika. Andika mwene birya baramye dia. Diaro. Uze ubu rero nanditse namwanditse mwebwe tuzavugana ubutaha. Ukurakoze muhungu wanjye. Ubundi baravuze ngo kanagira gahungu naho nyora. Yego kandi nzabona. Yego urugendo rwiza. Ako iki gihugu cyawe. Ariko dukeneye umukirina muri kampani. Yesu yabishobora sha. Cyane patron wagukoze. Mwandike nawe. Ajya babwita. Shima Aron. Sanze babonye ndi mukirina. Yego urashaje muze. Ukoze hano mfite imyaka 15. Uri mu myaka 20. Na n'ubu ngubu koko. Akazi wabona pe mwirirwe. Daddy died. Mommy died. Tuta died. Sha. N'ubundi nta kintu mbona nsigaje ku isi. Dore amazi ngo kano gasunyi wapanya. Yewe yonyira nibwe kwica. Toda wangu. Mumazi. Turashize none.